Guhaye ikaze ni muganga Theophile nanone muje kuganira aho uyu munsi nje kukuganiriza ku makosa 10 abagore cyangwa abakobwa bakora iyo bari mu mihango bikabaviramo ingorane zo kubabara cyane cyangwa se imihango ikamara iminsi myinshi itararangira. Bana natwe rero birashoboka ko nawe ujya uhura n'iki kibazo iminsi kaba myinshi cyangwa se ukagira ububabare bukabije ukibaza nuko wabigenza. Nubana natwe umwanya tugiye kumarana uraza gusobanukirwa byinshi cyane, umenye amakosa wajya gukora hanyuma utangire uyirinde byongere bigende neza ujya mu mihango ku buryo rwose nta ngorane uhura nazo. Ikosa rya mbere rero ni ukurya nabi. Kurya nabi cyangwa se kureka kurya umuntu akubera bwabo baba barafite kubera kwa kuntu yumva amerewe kurya akabyihorera ntago ari byiza kuko bishobora gutuma imihango n'ubundi ikubabaza cyane kandi ikamara iminsi myinshi. Icya kabiri ni ukurya ibintu birimo isukari nyinshi. Kurya ibintu birimo isukari nyinshi bituma hormone cyangwa se imisemburo ikora cyane bigatera uburibwe bukabije. Icya gatatu ni stress. Stress ihungabanya imisemburo bigatuma imihango iba myinshi kurusha uko byajyaga bigenda. Ni byiza rero ko ugerageza kugabanya stress. Ikintu cya kane ari nacyo abantu benshi mukunze gukora ni ukoga amazi akonje. Amazi akonje atuma imitsi y'inda yegerana, kwa kwegerana rero bigateza ububabare no guhagarara kw'imihango rimwe na rimwe. Noneho iyo bihagaze, iyo byongeye kugaruka ku mubiri umaze gushyuha biza ari byinshi cyane bikakubabaza. Igihe rero uri mu mihango gerageza woge amazi y'akazuyazi. Icya gatatu ni ukudakora siporo. Abantu benshi iyo bari mu mihango batinya gukora siporo nyine kuko bitewe n'ukuntu baba biyumva, ariko buriya ibyiza ni uko ukora siporo yoroheje nko kugenda n'amaguru. Urwo rugendo ukora umubiri urashyuha bigafasha nyine umubiri cyangwa se bigafasha amaraso gutembera neza. Uko gutembera neza bigatuma ububabare bugabanuka. Iyo rero udakora siporo ububabare buriyongera kuko amaraso atari gutembera neza. Icya gatandatu ni imyenda ifashe cyane. Ibi nabyo abantu barabikora, umuntu akora ubwo nyine bimeze gutya akambara utuntu tw'udukora tumufashe cyane kugira ngo wenda yirinde kuza kuba byagenda nabi, ariko menya ko uri kwiyangiza kuko uko wambaye utwo twenda tugufashe turenda duhambire ya mitsi yo kunda. Uko duhambira iyo mitsi yo kunda niko bigenda bikongera ububabare kuko bituma amaraso adatembera neza. Icya karindwi ni ukutanywa amazi ahagije. Buriya umubiri uko uri gutakaza amaraso ni nako uba ukeneye n'amazi ahagije kugira ngo umubiri wongere ukore neza, ukore ya maraso ahari kuva ahandi haboneke ayandi. Ibi rero kutanywa amazi ahagije bituma umubiri wumagara, bigatuma ububabare bwiyongera, rimwe na rimwe ugasanga umuntu yanananiwe. Icya munani ni ukunywa inzoga. Buriya kunywa inzoga zituma amaraso adatembera neza, na cyane ko ya rukoro iba yagiye ikivanga n'amaraso. Uko kudatembera neza rero bituma umara iminsi myinshi ufite ububabare cyangwa se bikamara iminsi myinshi uri mu mihango itararangira. Icya cyenda ni ukunywa ikawa. Ikawa iyo uyinyweye igihe uri mu mihango, iriya kafeyine irimo ituma imitsi y'inda yegerana cyane, imihango ikababaza. Ikintu cya 10 rero ari nacyo cya nyuma ni ukunywa imiti neza, cyane ko igihe ufite ububabare bukabije uba ugomba kuza kwa muganga bakareba impamvu ugafashwa, hanyuma nawe ukagenda ukanywa imiti neza ububabare bukagabanyuka. Nyamuneka ibi byose nubikora neza, nubikurikiza uzarushaho kumererwa neza, imihango ntago izakubabaza kandi ntago izamara iminsi myinshi cyane. Komeza ubane natwe rero kuri channel yacu Miss Theo mu kiganiro Rengera Ubuzima. Urarushaho gusobanukirwa ibintu byinshi cyane bifasha ubuzima bwawe aho uri kumwe na muganga Theophile mu kiganiro Rengera Ubuzima. Kora subscribe nimba utarayikora, nyamuneka dukomeze twibanira ahangaha. Nukuri turabakunda abantu bakoze subscribe, mwarakoze cyane.
kano kanya nezezwa nuko tumaze kugira umuryango mugari warengera ubuzima, nezezwa nuko hari abantu benshi baza kumva inama zivuga ku buzima, kandi mba nizeye ko hari icyo bibamarira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Benshi banyandikira muri comment bambwira ko bibafasha. Nyamuneka rwose namwe nawe utarakora subscribe ukore subscribe kugira ngo ujye ubona notification ikiganiro cyacu kigisohoka uhita ukibona. Mukomeze mugubwe neza, Uwiteka akomeze abarinde, mukomeze mwivuze ku gihe, mwirinde indwara n'ibindi bisa nkabyo.